akambitse mu mvura njya mu rugo nambara bote kuko imvura yagwaga hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote narabuze mwese muri kodinga ku kantu ndabibabwiye yego nta kibazo n'urwibutso yego ntanambika nca ahantu mfata bisi ndayinywa no konsendesha kiri bisi yewe akajiri bisi gato vugana n'uyu muntu ego aberanyuka onde aberanyuka berika aberanyuka shantuka ntuka ariko yamemukiye muhungu wanjye ndaguhemukiye wamemukira inshuti yanjye sha ngo wikoze mu nda mwana wa mama ibyo ni ibiki ibyo ni ibiki mbwiye ko ndi kumva abantu bari ahantu hose inkuru zo zivuga ko wishe Mutoni se shahu showa inari ry'Imana yo mu ijuru ahubwo ngenda numiwe ubu ngubu uri guhama uzi ko nimero zawe zananiye zose naguhamagaye mu gitondo ngo nkubaze ati nkushaka kubaza amakuru ntaranamenya none yumva amakuru ngo ni wowe nana saje kaza gutankoye ikaza nkoye ikaza gukuye he ndabizi se nshuti yanjye gikango vugishe nambabarire mwana nyine nayumve turi kuvugana nyine Rube nimero iriho ariko sinzi impamvu we yakunaniye nimero ya Rube iriho nimero yiwe ndetse yiwe muhamagayeho Rube yo bite mwana sha nshuti yanjye byagenze bite koko mubwira akantu sha mbwira n'ukuri kw'Imana ejo naje no kukureba mani iranga kukubyutsa uryamye mana ntarindi maso narakumva bavugisha ukuri ntago nahise kunyasubira ntago naje nkahinjira mu gikoni nkacaho muri ka kazi waranavuze ngo ntushaka ngo reka kugukangura narabivuze ngo ndeke gukangura rwose nasohotse ndo mbivuga narumvaga mwese wamusenze guki wanze kumvugisha reka se no musenze cyane reka nkubwire Rube uburese umutwe wa muntu utekereza byinshi umutwe w'umuntu utekereza byinshi ubwo agahinda afite mu mutwe wawe bika uteze amatwi nawe na guruna ateze amatwi nagiye kubumva hano usanga afite ibiro 70 na bine ubundi wagiraga bingahe mu busanzwe ubusanzwe ni 78 ndazi mwese ko bibabwiye mare none mu mitwange nayo nahangitse byatari Olivier yibuke umunsi yazaga avuga ngo ashaka amafaranga Olivier wibuka umunsi naje nashaka amafaranga y'umutekano mpagaze hanze ndabyibuka nakubwira ngo nataguha ndakwihera ngewe iryo jambo wararimbwiye ureba agahinda narifite impamvu ndakubwiye numvaga byibuze kugira birangire neza akanababara cyangwa umuvugisha amagambo uriya mugore naramukundaga mu bantu mwese mu byumba baramukundaga no kumukunda ukamwica iburetse we gikazi iburetse urumva
yego naho rimwe nawe kukizi noneho twatuye akantu kamwe namwe mbababwiye ukabigeza byumva ahubwo nohereje sandrine SMS sandrine kariya kantu kagakobwa k'agashuti kiwe ajya postinga nabo ka postinga ibintu nanjye kubireba ari mu mahanga ufite nimero ya Louise kariya kantu kankozeho mba n'imvano ya byose niko kariya gakobwa dore se niko kariya kantu ko kari inshuti y'umusheri wawe kariya kantu ko kari akantu kari aho karutaga ubwiza uriya mwana w'umukobwa uretse mubwire nyine hari umusore agiye iwabo wagiye iwabo uriya yari agiye iwabo noneho ndakabwira ngo twirirwane ariko kananyandikiye bwa mbere nyuma karangije kandika amagambo ngo sinahemukira inshuti yawe karankatira kanga ko twirirwane nirirwa mu kazi njyewe ubwanjye niryamiyemo hahandi wasanga nyumva ejo bundi ngiye kubona mbona kumbe undi yafashe telefone akora screenshot y'amagambo navuganye nawe niba ari wowe yakuyeho niba ari nde wayakuyeho niba ari nde wayohereje simuzi usanga arabifite byose yarandakariye angirira umurego buriya hari amakuru donat tudafite nawe nayibwiye kuri video call hari ikibanza yagiye kugura hakurya amazi 320 none ejo ejo mbere yuko ajya iwabo umusiga ejo ahambwiye nta mafaranga kuko nabonaga yarandakariye amafaranga arayanyuma ngo nyine amafaranga yamuhaye ngo ayakoresha ibikorwa ngo azi ngo tuzabana nawe yasa niwe ubona tuzabana ngo arandakariye ufite ikibazo hasi nta mafaranga yanjye ibyo byose birangiye amafaranga aranye ngira ngo ni imikino ndababara cyane nongera nabwira ngo nta mafaranga kuwa gatanu niba nibuka neza ampamagara nibereye mu rugo ni kuwa gatanu ndanabyibuka kuko ndumva yaragiye iwabo kuwa gatandatu yagiye iwabo kuwa gatatu yampamagaye kuwa mbere mesaje naza no kuzisiga arahamagara ngo ndamwohereze 60 kuri telefone ndayamuha rero ngiye kubona mbona yohereje 60 kuri telefone niba mbona yarakaye adashaka kuvugisha namuvugisha nk'abantu ntanyitaye ariko ejo niwe wambwiye ngo urimo ni nawe namusanze hanze yicariye hanze hasi ku kabaraza ku gasima arambwira ngo urimo sohotse nanamubwira ati kirasinziriye cyane nanze kujya ibyo tareka nigende narengemo n'imbere ariko nawe ndi gutekereza ukuntu umuntu anyuma amafaranga akwima amafaranga bigaragara ko umuntu adashaka umuntu itubane hari umunsi cyagenda guhamagarira mwibutsa akantu Bruna uri umuntu w'umugabo guhamagara ngo usange kwa Ruba byiruka warampamagaye urambwira ngo usange kwa Ruba ngo byihutire ndakubwira ati ko nibereye mu kabari ndimo ninywera agacupa noneho nyuma urongera urambwira ngo ariko ngo usanze kwa Ruba ndakubwira ati ndaje ibyo ndabyibuka uribuka umunsi ndawibuka rwose hari ku cyumweru
nakubwiye ko ndi gukoresha igitanda. mbere wigeze kumva kuri gukoresha igitanda ndabizi. Hari cyuzuye hasigaye isaso. Urwo munsi nduhamagara bari bari gukora isaso isa nabi. Isaso? Isaso. Nshaka kubijyana ku buyobozi. Ku buyobozi? Ariko nita araza. Ahageze arambwira ngo iturize gihorera ibi n'ubundi gitanda amafaranga baguciye ni makeya. Ndakubwira njye igitanda ntabwo nzakiryama. Ntabwo yize kukubwira urumbwira ngo gukorera igitanda ngo kandi ngo baguciye amafaranga ndakubwira ati nazaje muzabwira ko wakiguze amafaranga turi amutipe n'ishiti yawe. Tuzi ko twabiganiriyeho nanjye. Twabiganiriyeho ndabyiza. Gusa bari bakoze nabona bisa nabi. Imbaho atazogera. Hakundi bose imbaho urabizi. Itaraza arambwira ngo iturize aya mafaranga bazaguha n'amafaranga menshi n'150 bazaguha cyane rwose. ndamubwira kijyane uzakigurisha igihe nta kintu naryama. Aragenda ndamubwira ikigendo n'urugo rw'akantu inywere kwa Mutoni. Nsiga hariya kwa Rugo. Ageze ngiye kubona umuntu baje bazanye. Kumva nitaramubwira uzayibaza nti uzaba nagiye. Aramubaza ngo iki gitanda waracyana. Ngavuga ngo umugabo simbizi byiwe. Arigenda. Okay. Ibyo birarangira. Ariko ukabona umugore ntashaka kumvugisha. Hirya hino akora ibyo kuri telefone uko yishakiye. Nta n'ikibazo kiba gifiteho. Urabizi mba niyicariye mu gikari. Amaze iminsi gikaza arabizi. Ntanamubwira umuntu ari kusuzugura. Ndateranirwa nawe na ka kantu ntazi ukuntu kameze. Narayimubwiye. Ndababara amaze iminsi niturije ntashaka no kuvuga. Cyashize n'iminsi nanjye yashize iminsi tutabonana pe. Ejo buriya naje mvuga nje kugutuka nk'ubwo atagusha. Wankuye amaboko neza warandetse. None uzi ko n'abantu bose bambuze. Umuntu yampamagara akamubwira ndi bize kandi nicaye mu nzu. Ese Rube niba ushobora ko twavuganye tujye na Rurangirwa ngo tuze kukureba. Narwanje nicaye mu nzu. Wari uhari? Ariko byari bitaraba. Kuki nagukubye? Nyine nanjye nicyo nibaza. Nagukubye ngo mutaza. Kugira tutica umupango wawe. Nanayipanze. Wabirangiye. Oya byari bitaraba. Ese Rube wamwifashije mana? Ngo buriya Mutoni wamwigondeye? Ese umva nkubaza. Turagira mubwire ko byagenze. Mana njye ntabwo ndi kubikurura mana. Nanjye n'inshuti yanjye mbwira ukuntu wafata umwanzuro wo gukora bya bintu. Oya wenda uri kubyishyiraho ariko njye ndumva uri kumbeshya. Wenda uri kwanga wenda nk'abatipe wenda bafasha ukabishyura. Uri kwanga kubashyiraho ibintu by'ubusa ukabatereka mbyiteze ariko ntabwo wabikora. Ngo muri kodinga mwese. Ubu njye sinari kodinga. Sindi kodinga. Akagimarira kodinga. Ntabwo ko nagira kodinga. Ko n'ubuhamya. Rube ngiye mbwira nk'inshuti yawe mane nzahora nibuka bino bintu mu buzima nahura nawe nazahura nawe nzamenya ibi bintu byabaye mwese mwari inshuti zanjye ariko ibintu byabaye ntabwo turi kubyumva twumiwe basumba nkubwira ngiye mbwira detaye y'ikibazo ukuntu byageze kugira ngo nahageze ngewe nabibonye ndumirwa. Tugiye gutaha turahoberamo. Kaje kazarabizo twayabutahanje. Ndabizi pe. Ikaze wambara ugaceceka. Ndikazarabizo. Koko umunsi umwe yarahari. Ko byagenze. Umunsi ejo ku mugoroba
akambitse mu mvura njya mu rugo nambara bote kuko imvura yagwaga hano mbabwira n'akantu ikote nambara n'ikote nta kote narabuze mwese muri kodinga ku kantu ndabibabwiye yego nta kibazo ni urwibutso yego nkanambika nca ahantu takiri bisi ndahima no konsendesha kiri bisi yewe akajiri bisi gato nitambikira njya ku kazi ngezeyo mbaka ji ya marita ndanayishyura ishyura kuri telefone atanu ku kibuga yicara mu gikari igikari kirimo ndani ibyuma nabicyashijeho ku manywa n'ikindi cyuma kirimo ndani ndakumva ku mugoroba nari maze kubona ko mu mutwe wanjye byari byicanye ntekereza gukora biriya nyine ntabwo byansose namubwiye ngiye kukwandika akantu murebe ntabwo ndi nkora ku musatsi yisubiza inyuma neza areba hirya icyuma cyanjye kiba gityaye akagwa hasi wese ukata ubu hamwe mwashakaga none se kore muri ibyuma mu rubavu no ku kuboko bamutemye se urube ngo hari mu rubavu no ku kuboko arakubeshya ntagira n'umuntu ukubeshya none hasi sinamwiboneye uretse gake n'umuyobozi wese uzareba cyangwa azajya kumukura muri moruga nigasanga hari ahantu hamwe yakomeretse sibyo yaguye ku ntebe agwa hasi ndetse ari amaraso yuzuye ibikuta byose mwabonye ibikuta byuzuye amaraso ntabwo wabonye ahantu babaga inkoko ndakubajije yego narahabonye inkoko ntabwo itera amaraso iratera amaraso atahita asimbuka birumvikana icyuma gikije rube wakebye ijosi gusa wakebye uzajya wese kumukura muri mu rugo nta nubwo nakujejeho rimwe kenshi ni rimwe ryonyine oya ugiye kumwambika akantu mu ijosi oya ugiye kumusubiza inyuma kubera yabaye nyine yavuze ngo yagiye kumwambika yamubwiye ngo ngwino bahoberana ati ngwino nkwambika akantu mu ijosi bagiye gutaha ubwo nyine nibwo yahise amucishamo icyuma ndetse ko yari afite mu ntoki kandi abe yakingisha hanze barimo basohoka n'umva bagiye gusohoka sha mwana buriya iyo umuntu ajya gufata umwanzuro nk'uwo yarababaye wa muntu we numvaga mu buzima bwanjye ngomba kwituriza nari ndi gupanga umwaka utaha kuzashaka umugore muri inshuti zanjye wirira amazi niyo mbabara ako rube mu buzima bwanjye iyo umureka rwose rube uzabone n'undi mugore uriya niwe muntu mwari mukunda kumwica koko kwica umuntu rube uzi icyabinteye kugira ngo yice umuntu koko mwumva nabi ni iki cyabiguteye kwica umuntu kwica muto
ikibazo ni kimwe amafaranga atari umunsi utayahiga amafaranga igihe wahombeye 300 nicyo byatumye wica umuntu kandi se umusazi Robert ukuntu nabayeho yajyane kuri ribu bagufunze rero urabona na gikazaragiwe nabaye ahantu hari ahantu umuntu havuye arahazi urumva navuye mfite igitekerezo mu mutwe wanjye wari ukwiberaho neza nta muntu uranduranye nagifashe umwanzuro wo kureka inzoga n'itabi ndituriza mu mutwe wanjye ajya kuzuba imbere y'abantu ajya mwizumba imbere ajya kwizomba imbere mani nose Robert ngiye kukubwira ikintu aruta mama Ruhani mwabyaranye ntibareshyaga ukwereshyaga soko yareshyaga ko mwabyaranye ukajya uca hano nawe agaca hano kutamwishe agufitiye umwana bakageraho bakanakubuza no kujya uza no kureba umwana wawe ntabwo bizi wagiye ubimbwira byose uriya mwana reba akana kiwe asize reba umwana wawe usize none man ndebera nawe reba akana kiwe asize Robert ahuru hafite igihe kingana iki ahura uri twakwega uri kuhareba ndi kuhareba pe ndikora n'ukuntu ubayeho nabi wakijyanye kuri ribu umva nkubwire Robert umva nkubwire sibyo ijyane kuri ribu pe itange nk'uko bigaragara n'urupapuro rwawe rwabonetse ni n'urupapuro wanditse twarubonye umva nkubwire Robert kandi abigenda bangiye abantu aho abo wabirangiye bahavuze barabibubona ifate n'umutima mwiza wijyane kuri ribu birangire mu kanya ndaje ngeze Robert wowe ifate ujye kuri ribu n'undi cyaha uracyemera uri kubyemerera mu gihe bwashize bari gukekakeka uwamwishe none urabyivugire ijyane kuri ribu ibintu bigende neza mufate n'amarikode ujya kuri kode n'ubyivugira no kuri ribu biroroha rero ugira ngo ibi ngibi tuba tuganira ntago hano hari tekinoloji mu gihugu n'izi simukadi tuba tuvugira hano ibyo tuba tuvuga biba birumvikana rwose cyangwa uracyemera wabikoze utubujije inshuti wowe kabyara ijyane kuri ribu n'undi bintu byoroshye muri kunyigisha ibyo byose none ko ahora hamara ko nurangiza gutoba amaraso uracyakora icyo ubwihisho uzaba uba mujyana ni uhereze nese uti wihishe ubu iwanyu uko baje bakubonye ubuzima n'ubabwiye ubu mama warasinzira ubu ubuze halo